ukubakirwa na babandi basigaye. Abo basigaye rero cyakorwaga nuko umuryango warahuraga bagahitamo umwe mu muryango ubavugaga ko ari umugabo bagennye uzareberera umuryango. Ibyo yakoraga ni uvuga ngo umugabo niwe ugomba kumenya inka, akamenya aho zisurira, akamenya umunyu wazo, akamenya imiti, akamenya ikiraro, akamenya umushumba, akamenya ibintu byose. Cya kabiri nanone uwo mugabo yagombaga kureberera umupfakazi. Kuvuga ngo niba umupfakazi yasigaye ese ararebererwa nabi, niba ari no kubyara kugira ngo umuryango ukomeze ubeho, niwe wagomba kubyarira wa mupfakazi kugira ngo amurinde kwandagara. Wayingira ngo ni inguru ingoma yanise bizira ubwo umugabo utagira iryoya ku mubiri cyakuye mu Gisaka bakanshira mu Gisagara imbere. Iyo yabaye inzira yo kwikura mu nzitane. Yari Ruganza acugura rwabonekeje icimo muri Bureau d'enseignement protestant. Imvumba yaje ivuka kwa Ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu. Ineza ya Gisaro twese turayivuruganye. Nitwa Sebajiju, bakunze kunyita izina ryanjye rya kera rya Major. Abandi mwene Makuza, Basetunde, Bayigima Mushora n'abandi. Kabuzigaba iwacu twari dutuye ahantu hitwa Gakenge mu Minembwe, mu misozi ya ruguru muri zone ya Fizi muri collectivité ya Tanganyika. Aho niho hari iwacu, ni naho hari ababyeyi, niho mu by'ukuri muhira. Urakoze cyane. Ahubwo byanteye kwibaza, Major wigeze kuba umusirikare? Kabisa ntabwo nigeze nkora igisirikare, ahubwo n'izina banyitiriye nkiri umwana sinzi impamvu. Ariko iyo nkurikiranye amateka, ababyeyi bambwira ko hari abasirikari bari inshuti zabo mvuka, so navutse hari abasirikari mu rugo. Rero hari umumajoro w'inshuti y'umuryango icyo gihe, yari inshuti ya papa, ku buryo bambwira ko mu by'ukuri banyitiriye uwo mugabo. Bisa n'akabyinirira ariko biza kuba izina, bikomeza kuba izina ryanjye, ni naryo abantu banzi benshi banzi, ariko ntabwo nigeze nkora igisirikare. Urakoze cyane. Twashaka kugira ngo mutuganirire ku ndangagaciro ndetse na za kirazira, niba ariko umuntu yabyita za kinyamurenge. Aho nakuriye, aho twabanye, n'ibyo nagiye mbona, hari bimwe nzi byarangaga abantu b'iwacu, abanyamurenge, aho twatuye, aho twavukanye, imiryango. Cya mbere ni uko umurenge twari tugizwe n'indangagaciro yo kumenyana. Iyo mvuze kumenyana ni ukuvuga ngo umuntu yagombaga kubaza umwana, akamenya se, akamenya sekuru, akamenya ba nyirarume, akamenya nyina avuka, akamenya abo baturanye, ku buryo kumenyana ntabwo byari ibintu bisanzwe nko guhura n'umuntu ukamubwira uti nitwa kanaka ngo ahite. Ariko byatumaga iyo wabuze so, ukamenya so wanyu, ukamenya ba nyogosengu, ukamenya ba sogokuru iwanyu, wa mama iwanyu aho mama avuka, ukamenya basaza ba mama wawe, babyara bawe. Ibyo byatumaga habaho ikintu cy'ubufatanye bukomeye no kubaka umuryango mu buryo utashoboraga gukora ikosa, kuko waba uzi ngo nukora ikosa rijyanye n'ikintu cyatuma uhemuka, hari abazi uriwe bashobora no kuvuga bati uriya mwana ni uwo muryango wa kanaka, ukaba usize igisebo. Ibyo rero byatumaga ikintu cyo kumenyana ari indangagaciro ikomeye yaturindaga kugwa mu bintu byinshi bijyanye no guhemuka n'amakosa no kuba wagira icyo ukorera kibi mugenzi wawe. Cya kabiri, umurenge
twubahirizaga ubu ngubu icyo abantu bakunze kwita ngo ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twe twakuze irya ari hamwe, iwacu kirazira kwica, iwacu kirazira cyaziraga kubeshya, iwacu cyaraziraga kuriganya, iwacu cyaraziraga kwimana. Ibyo bintu impamvu byari byarubatswe yari yayenda naguhereyeho kubera kumenyana. Ntiwashoboraga kwima undi icyo ufite. Umwana yazindukaga ahantu cyangwa n'umugabo n'undi wari we wese yagera mu muhanda, ikintu cya mbere bataramumaza amakuru bagomba kumufungurira, bakamuha amata, bakamubaza amakuru ari uko yarangije gufungura. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo bamaze no gufungurira umuntu ntacyo ashobora kukwima, ntacyo ashobora kuguhisha. Iyo wafunguriye umuntu agafungura agahaga agatuza akubwira amakuru yose mugasabana. So bivuze ngo ntiwashoboraga kurenga kuri ibyo, ntabwo washoboraga kwima umuntu. Kutima umuntu nuko umwiyumvamo, nuko wanamumenye, nuko uzi ko ari uwawe koko. So izo valere zatumaga tudashobora kurengaho ube wakorera ikintu kiba umuntu. So twicanaga. Narize aho mperukira umurenge nge nari nkarumva umurenge w'ishuri. So ibyo byari ibintu kizira kikaziririzwa. So hari ibindi bintu byaziraga. Baciye mu jambo gato mwari muvuze ngo mwari mutarabona umunyamurenge w'icundi, ariko se bicaga andi moko bari baturanye? Mu by'ukuri ntabwo bicaga n'andi moko, kuko ibyo mubwira nuko mu gace twatuyemo cyangwa abanyamurenge batuyemo twasaga naho dutuye twenyine, ariko n'andi moko yagiye atwimukiramo. Navuga nk'abapfurero, nk'ababembe, abashi bazaga gukora, abanyintu. Abo bose mu by'ukuri babimukira batuzagamo. Icya mbere cyabagaho nuko wamufataga ukamuha akazi, akaba yewe no mu rugo nubwo akora imirimo ariko ukamufata nk'umuntu, ukamuha uburenganzira bwe, ukanamwishyura. So ikintu kijyanye no kumva umuntu yapfuye ngo yishwe n'undi cyaraziraga. Nta n'uwari uzi ko bishoboka, kuko uretse no kuba hari ibyaje bizanwa n'amadini, abantu bigisha ko kwica ari icyaha, ariko kwica cyari icyaha mu muco kamere y'umurenge. So ntabwo ari ukuvuga ko ari abanyamurenge, ni ikintu cyari ikintu cy'ihame mu bwoko bw'iwacu ko kizira kikazirizwa. So ndumva indangagaciro ni nyinshi na kirazira, ariko noneho reka nje kuri za values cyangwa ibindi bimwe niba nabyita ko ari indangagaciro. Nabyo ni ibintu bijyanye n'icyubahiro cyabaga mu miryango yacu n'ibanga. Ni ukuvuga ngo mu miryango y'iwacu uko twarezwe twakuze, hari nk'ukuntu wasangaga ababyeyi bakubwira ngo kirazira kuvugira hanze, kirazira guhamagara umuntu, kirazira kujya hanze ngo utere akaruru ngo uvuge ngo kanaka. Cyaraziraga. Impamvu ni uko bashakaga ko dukura twubaha icyo tuvuze tukakivugira mu nzu, urugo rukagira ibanga, urugo ntirwavugiraga hanze. Isoni iyo yabaga yagucyashye yagucyahiraga mu nzu, niyo yabaga ashaka gucyaha n'umugore mama wawe yamucyahiraga mu nzu. Ibintu byo kujya hanze ugasanga abantu barimo baravuza induru, ugasanga abantu barahamagara kure, ugasanga abantu baratukanira ku misozi, ibyo ntibyabagaho. So ubu hari ibintu abantu bagenda babona mu kibaza niba koko ari ibintu biva ahandi abantu bagiye bakura ahandi, ibyo ntibyabagaho. Ni zimwe mu ndangagaciro zari zikomeye zatumaga n'umwana asohoka mu nzu niyo waba bagutera akanyafu ariko ukavamo wihanaguye, isaha kubwira ati wihanaguye usohoke sinkubone hanze ufite ikintu na kimwe. So ibyo bigatuma umwana akura azi ngo agomba kubaha, agomba guha agaciro ababyeyi, agomba gukura yumva. Ibyo kandi ntibyanakorwaga n'ababyeyi bawe bakubyara gusa, ni ukuvuga ngo umuryango wose uko mwabaga mubanyamo
bari bafite uburenganzira ndetse n'inshingano zo kubona umwana bari bakaba bamuhana. So nta mwana wagomba gukora ikosa rero ngo yoye guhanwa ngo nuko atari umwana wawe wibyariye. Ibyo bigatuma habaho bwa bumwe kwa kubaka ubufatanye mu muryango. So izo ni zimwe nke cyane ushobora kuvuga zatumaga imiryango yacu n'uburyo twari dutuye habaho uburyo bwo kubaha cya kiremwa muntu navugaga, ari nayo mahame ubu ngubu abantu batangira kwigisha mu rwego rw'iterambere, ariko twari dusanganywe kuva kera. Izo ndangagaciro mu by'ukuri mu muryango habagaho ibintu byo kubaka umuryango wasengutse. Ubu usanga impamvu abana bandagara ntawe ukirera umwana wundi. Yes, turabarera, turabishyurira amashuri ndetse dufasha byinshi. Muri iki gihe umuntu atanga amafaranga, ugatanga n'ibiryo, ugacumbikira abantu benshi. Ariko kera twasanze abasaza bacu mu muryango, dufata urugero nk'umuntu yabaga yapfuye afite abo bavukana, urebye imiturire uko twabagaho, abantu babagaho mu muryango w'akanaka bakaba bubatse ku musozi wabo, cyangwa imisozi ukaba ari umwe, ari imiryango myinshi, ariko iyo miryango ikaba yubatse hamwe yose. Bivuze ngo iyo babaga bari hamwe, umuntu iyo yabaga yapfuye, icyakorwaga ni iki? Icyakorwaga ni uko mu by'ukuri habagaho kubakira uwo muryango, ukubakirwa na ba bandi basigaye. Abo basigaye rero icyakorwaga ni uko umuryango warahuraga, bagahitamo umwe mu muryango uwo bavugaga ko ari umugabo bagennye uzareberera umuryango. Ibyo yakoraga icya mbere ni uko yagombaga kureberera wa muryango ku bijyanye n'umutungo, kugira ngo umutungo udasesekara, umutungo udafatwa nabi. Umutungo w'iwacu nibutse ko zari inka, uvuga ngo umugabo niwe ugomba kumenya inka, akamenya aho zisurira, akamenya umunyu wazo, akamenya imiti, akamenya ikiraro, akamenya umushumba, akamenya ibintu byose. Icya kabiri nanone, uwo mugabo yagombaga kureberera umupfakazi. Kuvuga ngo niba umupfakazi yasigaye, ese ararebererwa nabi. Hari umupfakazi wabaga yasigaye ari muto, wabyaye rimwe, wabyaye kabiri. Ubu mu by'ukuri uko byagendaga ni uko uwo muntu yabaga ahise, umuryango wahisemo niwe wamurebereraga. Niba ari no kubyara, kugira ngo umuryango ukomeze ubeho, niwe wagombaga kubyarira wa mupfakazi, kugira ngo bamurinde kwandagara. Nta n'ikindi byabaga bigamije, no kugira ngo bamurinde kwandagara iyo zitavoge. Ni nk'umuntu wabaga afite inshingano zo kurinda rwarwo kugira ngo rutavogerwa n'uwo ari we wese. Cya gatatu, zari inshingano zo kurera. Bamuhaga inshingano zo kurera abana basigaye muri rwa rugo, ku buryo umwana uvutse muri rwa rugo mu by'ukuri akura azi ko afite se, ntakurane umutima wo kumva ko ari imfubyi, ko ari ku musozi, ko atagira kireba, ariko agakura afite umucyaha, agakura azi ngo afite se umureberera, ibibazo afite akaba afite aho abitura. Ibi byatumaga abana bakura bakundanye, kandi umwana agakura afite n'uwa mutima wo gufata urugo rwabo, bagafatanya, haba babandi ndetse n'abarya babaga basigaye. Icyo kandi cyajyanaga n'umuco wo kugaba. Ni ukuvuga ngo iyo umupfakazi yabaga yasigaye, habaga icyo bita gushumbusha ni indangagaciro ikomeye. Ubu muri iki gihe tugezemo cy'iterambere, nabigereranya n'ikintu abantu bakunze gushyiraho icyo twita nka ikimina, cyangwa abantu bakunze kugira ngo ikimina, gushyira hamwe umutungo runaka mukaremera umuntu, mukubakira umuntu. Icyo gihe habagaho umuryango ugahura, bakavuga bati kanaka yapfushije inka, kanaka yapfushije umugore, kanaka yapfushije umugabo. So icyo gihe abandi bagaterana mu muryango n'inshuti, bakakugenera, bakagushumbusha za nka. Niba wapfushije inka, kuko inka kenshi zikunda kuba zapfa zishwe n'indwara zitandukanye, cyangwa zikaba zanakutwa n'inkuba, icyo gihe umuryango uricara ugatora inka mu bantu runaka bawugize, bakongera bakakuremera ikibuga. Icyo kibuga
bivuze ngo uri mu muryango ntugomba kuvuga ngo inka zapfuye niba uca mu gitondo ubyuke nta mufite. So icyo gihe abantu bakakuremera, noneho bigatuma rwa rugo rukomeza bwa buzima. Icyo kandi kikagaragaza imbaraga kuko ntawe uvunika. Niba turi batanu nari mfite nk'icumi ngatanga imwe n'undi imwe n'undi imwe, ni ukuvuga ngo inka eshanu duhaye umuntu tumuremeye ikibuga kandi natwe za nka zacu zirakomeje ntabwo twavunitse. Bivuze ngo nanone bwa bufatanye bwongeye kwiyubaka mu rwego rujyanye n'ubukungu. Ibyo rero byatumye mu by'ukuri imiryango yacu itera imbere. Aha nibutse ko nanone byanafashaga mu rwego rwo kubakira n'abana. Niyo umuntu yabaga ari umukene adafite inka, abavandimwe bazifite, ntibyabuzaga abana gushaka, kuko iwacu dushakisha inka bararemaga bakavuga bati ese aba bana ko bakuze, agahamagara abagenzi bakavuga ati ndashaka gushingira ariko mfite inka, bakicara none bagatora inkwano bakarema umunani umwana agashaka. So ubwo ni ubufatanye, izo ni indangagaciro zakomeje kuranga mu muryango, kandi mu by'ukuri dushoboye kuzisigasira tukazubaka, haba mu bindi dukora bijyanye n'iterambere, nibaza ko byagira akamaro gakomeye mu rwego rw'iterambere rya buri wacu umurenge. So ibyo ni bimwe muri bike ushobora kuvuga bijyanye n'indangagaciro ndetse n'ibyarangaga abanyamurenge. Dutekereza ko n'ubu ntabwo bivuze ko zashize, ariko hari zagiye zitetuka usanga zitagifite imbaraga. Tugomba rero gutekereza uburyo zashyizemo imbaraga nyinshi. Iyo uvuganye n'abantu benshi bakubwira yuko idini hari uburyo ryanyoshe uwo muco ndetse n'indangagaciro zimwe, ese ni gute mu bigani mu bifata idini n'umuco, ni gute byari bigombye kuzuzanya cyangwa se? Mu by'ukuri ubundi idini ntibyagombye kuba ikibazo, kuko idini ni igice kimwe kiza kuzuza indangagaciro nziza zubatse umuryango uwo ari wo wose. Uko imyemerere hari ibintu bibiri byakagombye gutandukana, kenshi twakunze ari nayo mbogamizi twagize iwacu, ngira ngo binaturuka mu buryo idini ryageze iwacu. Cya mbere nibutsa nuko idini rigera iwacu ryageze iwacu risanga abantu b'iwacu bose batazi gusoma, hafi ya bose niba ntibeshye batazi gusoma no kwandika. So kandi rizanwa n'abantu bize b'abanyamahanga, bafite ubwenge buhagije bwo kugira message batanga mu rwego rwo kuba bamenya icyo bashaka. Niba barashaka kugira ngo abo bantu bose babagane, hari message bagomba gutanga. So idini rero baryakiriye, mu by'ukuri baryakiriye mu gice kijyanye n'umwuka. Idini riba umwuka gusa, igice cyo ko ryubaka amajyambere no kumva ko ritaje gusenya indangagaciro zabo, ahubwo rije kubafasha kugera kuri bimwe batari bafite mu rwego rw'iterambere, haba gusa nkaho bigongana. Impamvu ya mbere navuga ko bigongana, idini rihageze ibi bintu byinshi navuze hano, kuko nko kugabirana byakorwaga iyo umuryango waba uteranye umugoroba cyangwa aho bishimye, abasaza bizihiwe, abamama bizihiwe, bakabyina, abandi bagatamba bagashayaya. Iyo babaga babyinnye bashayaye, abagabo baragabaga. Ibyo byari bisanzwe, nta bagabo bahuriraga bashayaye ngo woye kutagaba. So ibyo rero biza idini rije, ntabwo navuga ko ari bibi kuba baravuye ku kunywa inzoga bagasinda, ariko kwigisha umuntu kureka inzoga noneho bikafekitinga na wa muco wo gufashanya no kugabirana, urumva ko hari kimwe cyabaga kishe ikindi kandi atari ngombwa. Umuco wo kubyina
iyo abantu bahuraga icyarangaga umurenge n'abanyamurenge ku bandi bose twari duturanye ni uko iyo bahuraga barabyinaga mu bukwe. Nje ndibuka nkiri muto, sogokuru yarabyinaga cyane, yarazi no kwivuga. So ibyo byatumaga aho abantu bari bamererwa neza, bakabona umuco, abagore bagatamba, abagore bagacunda, ugasanga bwa buryo bw'imibanire burushaho kuba bwiza. Ariko ubu ngubu iyo urebye uko abantu babayeho mu buryo bw'idini, ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye no kuba wagaragaza ko wishimye, ubyine, utabyiniye mu ikanisa, ukuvuga ngo mu yandi magambo iyo ubyiniye ahandi atari mu ikanisa kiba ari nk'icyaha. Hari ababifata ko ari icyaha, kandi uragaragaza indangagaciro zawe z'umuco watojwe ukiri muto. Ubwo urumva ikibazo cyagiye kibamo. Ikibazo cya kabiri, kubera ba bantu bakiriye nyine kagakiza na nivo bari bafite imyigire no kumva, mu by'ukuri umuntu atabagayira, kuko bakoze ibyo bashoboraga gukora mu myumvire yabo n'aho bari bageze, kandi bakoze byiza byinshi. Bagerageje gukoresha ubwenge kamerano, bagera n'aho batuzanye ndetse amashuri aho twashoboye kwigamo n'ayazanywe n'amadini. Ariko nanone habura cya gice cyo kwakira idini nk'inzira igomba, umuyoboro ugomba kubafasha gutera imbere kurushaho, ndetse bikanabafasha nabita ko ari ukuvangura, gukura ibigawa mu bishyimbo. Ni ukuvuga ngo ni izihe ndangagaciro mbi twari dufite, niba nazita n'indangagaciro cyangwa nazita ko imyitwarire itari myiza itatuganisha heza aho idini rishaka, iyo tukayivanamo, noneho tugasigarana bya bindi bishobora kutwubaka mu rwego rw'iterambere muri bwa bufatanye navugaga bw'umuryango. So mu by'ukuri idini ryaje ari igisubizo ku bibazo bimwe, ariko ku rundi ruhande ryabujije iterambere twifuzaga mu rwego rusanzwe rw'imitekerereze y'abantu, cyane cyane kuko ijyanye no kubaka indangagaciro z'umuco habaye intege zikomeye. So nibaza ko ubwo abantu batera imbere kandi dukomeza kubona ibyagiye bidakorwa neza, cyane cyane ko urubyiruko mutangiye kubibona. Ndibuka dutangira tugeze mu Rwanda muri za 1994 dutangira isoko i Butare, abantu hari ahantu nibuka twagiye isoko barabyina, babyina indirimbo z'inka ndetse n'abakobwa baracunda, abagore n'abamama n'abandi babyeyi bari aho bararira, bari bakuze ndetse n'abandi bato batari babizi bararira, bibuka ibyo bintu, bibuka ko batigeze kongera kubibona, bararira, baravuga bati ibi bintu bikomeze, muzadukorera ikintu gihoraho, abana biga ibi bintu, kuko nicyo kintu kiranga abantu, ntimwabaho mudafite umuco. Njya numva abize bavuga ko ubwoko butagira umuco kenshi burayoba n'icyerekezo. So rero umuco ni ikintu kimwe gikomeye nk'inkingi yubakirwaho mu bikorwa byose by'iterambere. Murakoze cyane, dusangije ibintu byinshi byiza ku ndangagaciro